akaba jewe nukuri nizo mashuri zimuna batinze makenga aciye akorera ingozi naho bazazikawa rero baca basore rero hariho n'abandi imana aciye iteka irabanga ntibashoboraga rero n'abana banje bose nukuri mu nyuma rero ariyakora afunga byose ngahaye mu nyuma mbona yambaye yamusenyeri yande naciye nahise yuko ndi gutanga amafaranga none yamemukiye yambaye aja ku munsi urabirahindutse abaye kubera bamuntu bisharikaye muse ntabaka bakaba amafilme sawa abakoze none rero gihekagire n'umuryango w'iwacu yego bose bakomere bakimera n'uru abayibere ibose hondi n'umuryango w'abanabi nabiwacu nabiyo imana ibahekagire imbere Kristo amashitama ariko amafaranga kubera ko amafaranga ejo yohera ariko n'ikibuzo kidasanzwe ifoto iriko umwana wanyu muze mugende muyimanike mu cyumba muze haruguru aho mwita haruguru abantu kugira ngo muzoze muraraba umwana wanyu nukuri mwarabyaye umwana atari gito kandi urabona ko afise abana beza n'uburyo budasanzwe ayicuritse mw'icurube. Iyi ni ifoto twateguriye ababyeyi na komite yateguye urubanza nko kubakeza kubabyaye neza imana ikomeze kubana natwe wacumvise ijwi tamumenya ngo ni wa musore wanyu Mr. George kandi ubona ari wa mutebe wanyu mimiraye yashoboye gukora bino bikorwa imana ikomeze kubana natwe twese. Momera amashi ujane nawe umurindi kibi cyose mu nzira twasifuhe ry'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo twasikiru cyose cyova ku mugwanizi mu izina rya Yesu Kristo ariko ubuntu n'imbabazi byawe bidutwikire amaraso yawe adutwikire mwami umwanzi natubone mu izina rya Yesu Kristo witeka komeza utuzigamire muri ino si mwami tukiri hano mu isi mwami ubane natwe kandi uturinde ikibi cyose witeka turakweretse iherezo ryacu rigeze iyi foto mwami yagaragaye ngaha unyemerere mwami Yesu buri muntu wese mwami nukuri kose umugirire neza kandi tuzohurira mu bwami bwawe witeka we ndakwinginze
uzubamereye n'izo ryiza imigisha yose mwami iva mu kiganza cyawe niyo ndabasabiye urabagirira neza mwami urabaha umugisha mwami uragushimiye cyane ku byabaye byose komeza ubane natwe iri joro turyohere iri joro twumva akayaga keza ka mwemu yera ubwiza bwawe butwikire mwami byose mwami bigaruke kuguhesha icyubahiro mu izina rya Kristo umucunguzi wacu tubisabye kandi tubyizeye twizeye neza ko ushobora kudukorera ibirenze ibyo dusaba nk'uko imbaraga zawe zidukorera mu mwami mu izina rya Yesu ndabisabye mumufashe dukomere amashyi menshi cyane